inama y'umunsi. Ukuri nuko nta perfect couple ibaho. Nta rugo rutabamo amakimbirane. Niba mu rugo iwawe mutajya murwana, mutajya mufightinga, wowe n'umugore wawe ngo mutongane umuriro waka imitwe ishyuhe, umenye ko harimo ikibazo. Yego harimo ikibazo. Umva icyo ubushakashatsi buvuga. Ubushakashatsi bwo buvuga ko couple zifightinga kenshi, zigira intambara, zitongana kenshi, nizo usanga ziba zikundana kuruta babandi badatongana na gato, kuko they care enough about each other to notice everything. Couple fightinga itongana niba abantu bita kuri buri kantu kari ko kose. Ni wa mugabo ushobora kumenya imyenda umugore we yavuye mu rugo yambaye, niba yagiye yisize rouge à lèvres cyangwa se ntayo. Aba byose yabibonye kuko amwitayeho. Kandi when we love we care, iyo dukunda twita ku bintu. Umugabo ubasha kumenya ibi bintu aba akunda umugore we. Uko bahuzwa n'utuntu twinshi ni nako bapfa twinshi. Bivuze ngo ya couple itarwana rero, idatongana, idafightinga, iba yahagaritse gucaringa. Kandi when we stop loving we stop caring. Iyo duhagaritse gukunda turekeraho no kugira ibyo twitaho. Uyu munsi ndabwira amakouple, abantu bari mu rukundo cyane cyane abashakanye, no matter how many times you can say sorry, inshuro zose wasaba imbabazi, bibaye ari kuri aya makosa ibintu ntibishobora gusubira uko byari bimeze, ntibishobora kuba the same. Buhoro buhoro birahinduka byanze bikunze. Hari quote ivuga ngo it is easier to forgive than to forget. Biroroha kubabarira kuruta kwibagirwa. Ndimo neguriye inama y'umunsi nifashishije igitabo cya Brad Browning cyitwa Men the Marriage. Abantu benshi bazi ko cheating, guca inyuma uwo mwashakanye, ari byo bitandukanya abantu, ari byo bisenya mariage nyinshi cyane. Yego, cheating is a big no. Ni ikosa riremereye cyane hagati y'abashakanye. Ariko uraza gutungurwa usanze hari andi makosa ushobora kubukora wita ko yoroheje kandi ashobora kugusenyera kuruta cheating, kurusha guca inyuma uwo mwashakanye. Ikosa rya mbere mfite kuri list uyu munsi niri, it's lying, kubeshya. Erega buriya kubeshya umuntu inshuro imwe kandi wenda ari akantu koroheje, ushobora kumva ntacyo bitwaye, ndetse rimwe na rimwe ushobora kubikora kubw'inyungu z'uri kubeshya. Ariko buriya iyo ubeshye, uko ikinyoma cyaba kingana kose, uba uri gukora icyo mu Cyongereza bita creating space for doubts. Uba uri kwiremera amahirwe yo kuzahora ushidikanwaho iteka ryose. Kabone nubwo waba uvuga ukuri kwawe kose kuba kugiye kujya gushidikanwaho. Ukuri kubabaza kuruta ikinyoma gitanga icyizere gipfuye. Ikosa rya kabiri ni disrespecting, agasuzuguro. Mushobora kurakaranya mukabwirana nabi ndetse cyane, ariko ntukagere kure cyane aho ushobora kubahuka mugenzi wawe. Kuba mukunda ntibumuha uburenganzira na buto bwo kukubahuka. Buriya ntiwategeka umuntu kukubaha, ariko wewe wakanga gusuzugurwa. Kuba tutumva ibintu kimwe ntibiguha uburenganzira bwo gusuzugura igitekerezo cyanjye. Ubaha ibyemezo n'imyanzuro ya mugenzi wawe, kabone nubwo byaba bikubangamiye. Iyo hajemo ibitutsi byo biba byageze kure, kuko amagambo arababarirwa ariko ntiyibagirana. Ikosa rya gatatu ndetse ryo rinakomeye cyane, it's being controlling. No gushaka kuba controller cyangwa se kugenzura buri kintu icyo ari cyo cyose, kugenzura uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye. Mugenzi wawe ushobora kumwankuraja mu bintu bitandukanye, hagize nka opportunity iboneka, amahirwe runaka, wamutera courage, abaye ari ishuri, abaye ari akazi, ushobora kuba wamutera imbaraga zo kwiyaminiya. Ariko abaye atabyumva cyangwa se atabishaka, wimera nkaho ari wowe ugomba gufata vora mu ntoki, wimera nkaho ubuzima bwe ari wowe ubuyoboye. Erega mwasezeranye kubana, ntimwasezeranye ko buri umwe azahinduka igikoresho cy'undi. Kuba wifuza ko akora ibintu nk'uko wowe ubikora, ibyo bishobora kuba ibyifuzo byawe nkawe kuko ari wowe, ariko wimbuza kuba uwondi we ngewe kugira ngo nkunde mbuwo wifuza ko mbawe. Ngo sinkundi iyo wambaye gutya, sinkundi iyo ukoze utya, sinkundi iyo ukoze kuriya, sinkunda iyo ubigenje utya. Ese mbwira, harya ubwo nintangira kwitwara uko ubikunda, nzaba ndi kuba ngewe cyangwa nzaba ndi kuba wowe? Ikindi kandi wanshatse nkanjye, ntiwanshatse nk'impanga yawe. Ntabwo ntegetswe gukunda ibyo ukunda ku buryo mfata telekomande ngo mpindure shene ukavuza induru.
kuba tubana mu rugo twarashakanye dukundana ntibivuze ko tugomba gukunda shene zimwe za televiziyo. Ushobora kuba nkunda nambaye umukara yego, ariko ni nambara ubururu ntibikakujene. Wishaka kunkontrola kandi kumbwira uko wumva ibintu ntibivuze ko ari wowe ugomba kubifataho umwanzuro. Iyo muza kuba muri two different to be together, mutandukanye cyane ku buryo mutabana, mwakabaye mwarabivuyemo bicyoroshye. Ikosa rya kane ni iri: ignoring your social life. Social life ni bwa buzima bwawe ubanyemo n'abandi, imibanire yawe n'abaturanyi, imibanire yawe n'inshuti zawe, imibanire yawe n'abo mukorana, imibanire yawe na bagenzi bawe. Kwirengagiza social life yawe rero, kwirengagiza ubuzima bwawe n'abandi, imibanire yawe n'abandi ngo nuko washatse gusa, aho uba wakishe. Kuba warashatse ntibivuze ko utari ikiremwa muntu. Kuba warashatse ntibivuze ko utemerewe kujya mu kabari, ntibivuze ko utajya mu kirori n'inshuti ngo ubyine widagadure, ntibikubuza kwirirwa wicaye mu rugo wanebwe nta kintu na kimwe wumva ushaka gukora. Kuba uri married ntibikubuza kujya mu bitaramo. Ndabizi ko gushaka hari ingeso zimwe na zimwe bigucaho, hari inshingano zindi biguha, ariko ibyo ntibivuze ko ugomba kwibagirwa uwo wahoze uri we mbere y'uko ushaka. Niba warizihirwaga ukunda ibirori, ukunda gusabana n'inshuti, wibicikaho ngo nuko washatse. Wenda ushobora guhindura inshuti bitewe n'imyitwarire y'izo mwari kumwe mbere y'uko ushaka. Ibi ndabyumva ndetse ndanabyemera. Abanyamerika bo baravuga ngo judge me by the people I avoid. Uzambwirwa n'abantu nirinda cyangwa se nkumira mu buzima bwanjye. Mbese imyitwarire yanjye uwo ndiwe uzamubwirwa n'abantu nanze ko bambera inshuti. Hindura inshuti ariko wihindura uwo uriwe, wihindura uwo wari we mbere. Ntabwo bibujije ko kuba warashatse wakomeza kujya ujya kuri beach kwinjoyinga umucanga n'ikirere cy'ubururu. Aha niho usanga umuntu agera mu rugo abo yasize inyuma bamubaza uko urushako rumeze ati burya ntabwo ari amata n'ubuki nk'uko babivuga. Ugasanga urabeshyera urushako kandi nyamara ari wowe ubwawe wibujije umunezero. Kandi nzi ko aka kanya abenshi muri mwe mumaze gusobanukirwa ko iyo utishimye wowe ubwawe nta n'undi wabasha kunezeza. The last but not least, ikosa rya gatanu ari naryo tugiye gusorezaho ni mismanaging expectation and responsibilities. Nuko utabasha kumanaging inshingano zawe ndetse n'ibyo wizera kubona mu rushako. Abashakanye cyangwa se couple nyinshi, ikibica nuko umwe yumva ko mugenzi wari ugiye kujya kora ibikomeye byose mu rugo ari we bireba. Umugabo akumva ko umugore yishyuye inzu, yishyuye minervari, yahinduye igisenge kaba ari agasuzuguro. Umugore nawe akumva ko umugabo ujya mu gikoni, ujya mu masafuriya bari nta kigenda, nta mugabo uba umurimo. Expectations zawe ujya gushaka cyangwa se ibyo waje wizeye kubona ugeze mu rugo nuko umugabo wawe azaba ari we mutwe akaba n'igihimba. Mbese byose ari we bigomba kubazwa, kuva kuri minervari z'abana kugeza ku 2,000 by'ibishingwe. Uko nukwibeshye. Rega buriya team is a team. Muri team, muri equipe, kandi team ntabwo ibi team kubera ko ikorana cyangwa se iba hamwe, ahubwo ibi team kuko ifashanya, kuko yizerana kandi yubahana. Wabuze ikintu bita fast fight box? Niba utakizireka nkigusobanurire. Fast fight box ni akantu kaba kameze nk'agakarito cyangwa se ka box k'imbaho, kameze nk'aka kandi muzigamamo amafaranga mu rugo, kameze nk'aka kandi ugenda unagamo igiceri cyangwa se inote mu rugo iyo ushaka gusevinga amafaranga, ufite purpose, ufite goal, ufite intego runaka ushaka kwachivinga, ushaka kugeraho. Ako gakarito rero cyangwa se ako ka box kitwa fast fight box. Agakarito cyangwa se aka box k'intonganya cyangwa se umurwano wa mbere mu rugo. Utigakora iki rero? Mu bukwe, couple, umugabo n'umugore basezeranye, buri wese yicara ukwe. Cya gihe bakiri mu bukwe, bicaza mu mpande zitandukanye, buri wese akicara ukwe, akandikira ibaruwa mugenzi we yuzuye amagambo y'urukundo, cyane ko icyo gihe aba gihari muba mukiyafite. Buri umwe rero yarangije afata ibaruwa yandikiye mugenzi we akayishyira muri ka box atayimuhaye ngo ayisome. Mbese buri umwe ntabwo abazi icyo mugenzi we yamwandikiye, akayishyira muri ka box nakubwiye kitwa fast fight box. Akaboxi k'imirwano cyangwa se intonganya za mbere mu rugo, bagashyiramo icupa rinini rya wine cyangwa se ikindi kintu bombi bakunda kunywa. Abageni bakagateramo imisumari, ka boxi bakagafunga neza. hanyuma
hanyuma bagera mu rugo rero amashaga gashize batangiye kubona ko nta byera ngo de. Intonganya za mbere bagirana nicyo bita first fight, umurwano cyangwa se intonganya za mbere. Inshuro ya mbere batonganye rero nibwo bafata ka box kakandi karimo ya mabaruwa bandikiranye ku munsi w'ubukwe, bagashyiramo na wine cyangwa se ikindi kintu banywa, bakagafungura buri umwe agasoma ibaruwa mugenzi we yamwandikiye yuzuye amagambo asize umunyu. Byinshi byaranze ubuzima bwabo, ibyo banyuranyemo, intambara barwanye, imitego basimbukanye, nibyo bongera kwibuka bakiyunga bagasangira ya wine bashyizemo cya gihe ku munsi w'ubukwe. Hari n'abahita barenzaho mu cyongereza icyo bita make up sex, gusa iki cyo sinkibasobanurira, namwe muzakishakire. Nizere ko niba ukora aya makosa cyangwa se amwe muri aya makosa atanu nkubwiye, utekereze kabiri, byaba byiza uyakosoye gahoro gahoro mbere yuko bigera kure, aho utazabasha kubihandoringa, aho utazabasha kubikontorora, hahandi utazabasha kubigarura. Inama y'umunsi. Ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi. Hanyuma hari abantu benshi bajya bambaza icyo nkora mfite free time, mfite umwanya ntari ku kazi, nateguye inama y'umunsi narangije, cyagemba ndi ku relaxinga, nta kintu ndi gukora, ndi mu rugo mfite umwanya uhagije. Iyo ntari kureba filme hari indi channel nkunda gusura, hari YouTube channel nigiraho utuntu twinshi, uburyo bateka, uburyo nk'ubu sinarinzi guteka amasambusa mu buryo bworoshye, chapati n'ibindi bintu byinshi. Hari ibikoresho bya kizungu tuba tudafite mu ngo, ariko bakakwigisha ubundi buryo ushobora kuba wateka keke nta furu ufite, cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa. Hari uburyo ushobora kwidefiririza umusatsi wawe utagiye muri salon, abantu bafite imisatsi icika, bafite imisatsi idakura, ibyo byose nabyigiye kuri iyo channel, uburyo babigenza, uburyo bwo kwambara ku bantu bafite mu nda hanini, abantu bananutse, uburyo bwo kwifotoza, n'utuntu twinshi nigiyeho kuri iyo channel. Ni channel yitwa Celine Horace. Ngiyi uri kwibona, uri kubona ko ari utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nawe ushobora kuyisura igihe ufite free time, ufite umwanya, uri mu kazi muri pause, uri mu rugo se utakoze, ufite konje, nawe ushobora kwigiraho ibintu byinshi ukamukurikira. Yitwa Celine Horace, ukamukurikira ukajya ubasha kuba wabona utuntu twinshi, ukande subscribe, share, comment niba hari ibyo uri bukunde kuri iyi channel, nawe ubisangize bagenzi bawe. Ajyaga wibaza ngo hari siporo zishobora gutuma umuntu agira ikibuno kinini, akagira mu nda hatoya, agatera uko ashaka. Yes, birashoboka, bisaba kuba determine, bisaba gukora siporo inshuro byibuze 3 mu cyumweru. Tuvuge 3 mu cyumweru, utangira kubona resulta mu kwezi n'igice, ukwezi cyangwa ukwezi n'igice. Birashoboka cyane ko wagira umubiri wifuza, birashoboka cyane ko watera neza nk'uko wifuza. Reka rero dutangire iyi video ngiye kubagezaho. nta magambo arimo, ni ukureba position ugakora ibyo nkora, nta kindi bisaba. Wowe fata amazi urajya unywa gake gake, noneho tugendane dukorane siporo. Reka dutangire. Turi mu ntangiriro z'umwaka wa 2021, ubuzima buracyagoye kubera COVID-19. Bamwe muri Kigali turi mu rugo, mu ntara naho turakora amasaha make. Uyu munsi rero nashakaga kugufasha gutsindira amafaranga mu buryo bworoshye, kandi icyo usabwa ni ugusangiza abandi iyi foto. Iyi foto uri kubona kuri screen yawe, unakore subscribe kuri iyi YouTube channel ya Celine Horace, hanyuma ubu umunyamahirwe nawe. Umunyamahirwe uzegukana aya mafaranga 50,000 byose, 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, azamenyekana live kuri YouTube channel ya Celine Horace tariki ya 7 z'ukwa kabiri. Gutsinda gusa bisaba ko warakoze subscribe, hanyuma amahirwe nagusekera uzaba uri umunyamugisha. 50,000 ntabwo ari amafaranga make, nta kintu bigusabye kinini cyane kigoye kuyakorera. Inama y'umunsi. Nitwa Clodette Nsengimana. Mbashimiye mbikuye ku mutima urukundo mwanyeretse uyu mwaka wose w'2020 tumaranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwaranshyigikiye, Imana ibaha umugisha, kandi nanabasaba gukomeza kuhaba muri 2021 kuko ndacyabakeneye. Nanaboneyeho rero kugusaba wowe utarakora subscribe uyikore, ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa, ujye ubasha kubona video zanjye mu bambere. Kandi niba hari ikinama y'umunsi kwigishije, nyandikire hasi muri comment, njya nzisoma kandi
kandi nanashimira ibitekerezo byanyu bitandukanye mugenda munyungura. Mbifurije rero umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha.